Yes, nongeye kubasuhuza Digasito cyangwa admin kuri Moa Trendings, ndetse nkomeza kubasuhuza, nkomeza no kubifuriza umunsi mwiza muri rusange. Umuntu ukurikiranye Moa Trendings ahantu aherereye hose, mu bice bine by'igihugu, mu byerekezo bine by'igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, ndabasuhuje cyane. Iki gitondo rero tugarutse kuri breaking news iri kuvuga ku muramyi twese tuzi ku izina rya Vestine, abenshi bakaba bazi ko aririmbana na Dorcas mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu rero ni umudamu washyingiranwe n'uyu musore twese tuzi bita Idrissa, ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Gusa nyine uko iminsi yagiye ishira, mu bukwe bumaze kuvamo hagiye hahihwiswa amagambo avuga ko Vestine ashobora kuba atameranye neza n'umugabo we. Abenshi nyine babifataga nko kuvuga ngo ni aba content creator bagenda bashaka kugira ngo babone views, ariko uyu munsi bidasubirwaho binyujijwe ku rubuga rwa Instagram. Kuri story ya Instagram ya Vestine yashyizeho amagambo akomeye, ndetse bikaba bigaragaza ko ibyo babavuzeho mu gihe ubukwe bwari bubaze iminsi bubaye, ibyo bishobora kuba ari ukuri. Reka dufate rero umwanya dusome iyi baruwa cyangwa se dusome iyi post, iyi story yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram uyu munsi ku itariki 18 Ugushyingo 2025. Vestine rero akaba yagize ati: uyu munsi ubuzima ndimo ntabwo aribwo nahisemo, ndi mu mibereho mibi kandi sinari mbikwiriye. Nzi neza ko nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye, ariko it's okay, ni sawa. Imana yemerera bimwe mu bintu kubaho kugira ngo tubyigiremo. Nize byinshi, nta mugabo ukundi uzongera kumbeshya ngo arimbure ubu buzima bwanjye. Si ibyo gusa, yese avuga ati umugabo ukurikiraho nzahitamo kubana nawe nzabanza kumumenya neza, menye n'umuryango we kandi menye byose bimwerekeyeho. Aravuga ati nta muntu ukundi uzongera kumbeshya kunkoresha nabi. Ngayo nguko rero iyi ni story cyangwa se iyi ni post Vestine yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram by story, aho aca amarenga yuko uyu mugabo we Idrissa batameranye neza. Ibi rero Vestine akaba yabyanditse aherereye muri Canada. Ndabizi ko mwumvise kenshi ko yagiye kuhakorera ibitaramo bitandukanye, akaba aherereye ahantu bita muri Edmonton. Ngayo nguko rero ngibi ibyo Vestine yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram kuri story, ashyiraho aya magambo akomeye agaragaza ko ari guca amarenga ko ashobora kuba agiye gutandukana n'uyu mugabo we. Kubw'iyo mpamvu rero ibinyamakuru byose biri kwandika kuri iyi nkuru, gusa abantu ntabwo bari kubivugaho kimwe, kuko bamwe bari kuvuga ko ashobora kuba yahakinzwe account ye bakaba bari kuyikoresha atabizi. Abandi bakavuga ati nta kuntu yaba atari byo, kuko niyo account anyuzaho amakuru ye yose amwerekeyeho. Ndetse ubu abantu bari kwibaza bati ese ibi bintu ni iki? Ibi bintu biri kwerekeza hehe? Ko abantu twabonye bashyingiranwa bashakana, ese ikibyihishe inyuma ni iki? Ibi rero byabaye agatereranzamba, biri kuvugisha mu mpande zombi, ndetse ubu abantu bakaba bategereje kumva icyo Idrissa abivugaho, cyangwa se ukuntu ibi bintu bizarangira. Bamwe ariko bakomeza bashyiraho muri comment bavuga ngo uru rugo rwawe twarubonaga nk'urunyamugisha, ariko hatangiye kuzamo imvururu tutazi aho ziturutse.
ngaho nguko rero ayo niyo makuru avugwa ku muramyi wacu Vestine aho ari mu gihugu cya Canada. Bavuga ati ubu azagaruka mu Rwanda ryari, cyangwa se azagaruka niki, azagaruka mu rugo rwe neza amahoro yishimye, cyangwa se azagaruka byarazambye. Ndi Gaston cyangwa admin kuri Moa Trendings. Kora subscribe ndetse na like kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro tukugezaho ahangaha. Nkwibutsa ko iyi channel ari yo gushyira ibintu by'ubwenge mu ngeri zose wahisanga, nanjye nkomeza kubizeza ko nzajya ngenda mbaha utuntu tw'ubwenge.